muri cya gihe cyo kuryama n'igihe cyo kubyuka iyo minota 30 bikenewe mujye mwiga kuba indaya z'abagabo banyu aho kugira ngo indaya zibatwarire abagabo. Imibonano mpuzabitsina wumva iryoshye nk'iki? Ese ni isukari, n'ubuki, n'agashokora, ntago wamenye ikintu biriya bintu hari ukuntu Imana yabiremye niba bivanze umunyu n'agasukari niba harigiyemo n'ubuki ntago wamenye biriya bintu biryoha ukwabyo kirakunzwe cyane ariko nta n'umuntu utabikunda nese ko ari ibintu Imana yaremye. Tubahaye ikaze hano ku Ibanga Ryacu TV. Niba wifuza kuzajya uhora udukurikira 5 kuri 5 nta kindi usabwa no gukanda subscribe. Aho uherereye hose rero tugwaye ikaze. Imbere yanyu murabona umukobwa mwiza cyane, ngira ngo muramumenyereye mu bigano bigiye bitandukanye, ariko hano ku Ibanga Ryacu TV reka twibwire kugira ngo tumenye tugiye kuganira nande. Nitwa Ineza. Ineza. Yego. Ineza sugugira ineza ra? Ndayigira. Ako ntagitiza urugi. Ugira ubuntu butiza urugi? Aya, ngira ineza gusa. Ase buriya bavuga ngo ubuntu butiza urugi, baba bashatse kuvuga iki muri make? Ni kwa kundi nyine utanga ugira urukundo wowe ukiyibagirwa. Urugero niba mfite nk'utwenda nka tubiri. Nkadutanga twose ngasigara nambaye ubusa. Ubwo bigo nyine batije n'urugi. No buntu butiza urugi. Ubukabya mu kugira ineza rero. Urego kabyo wakabije. Ineza rero hari ikiganiro nshaka ko tuganira kandi ndashaka iki kigano kiza kurangwamo ukuri kwinshi. Hari ikibazo se ko mpari? Uri umunyakuri se? Ego mwami, aho wangira ukuri kuzananyica. Nawe uri muri bantu bajya bavuga ngo ibanga nicyo yibagiwe. Umva rwose ibyo nibyo. Ubu tugiye kwinjira mu cyo bita amabanga y'abashakanye cyangwa se amabanga y'urugo. Yego. Hari ibintu bimaze iminsi bivugwa, ari nayo mpamvu nakwifashishije kugira ngo tubyinjiremo neza, tubinononsore, turebe impamvu ibitera, turebe ikibazo bishobora gutera mu bashakanye umugabo n'umugore. Numvisha amakuru agira atya avuga ati hari abagabo bajya mu ndaya cyangwa mu ndangamirwa bikarangira zibegukanye, kandi abo bagabo bifitiye abagore, bifitiye umugore n'abana. Ayo makuru wowe hari ayo ufite ngo dusangize? Ego ko mwami, ayo makuru ndanyafite neza cyane, ubwo wagira ngo waruzi ibintu nshaka no kuvuga. Uzi ko hari reba nka buriya nkanjye mfite nk'umugabo, sibyo? Hari inshingano z'urugo ntajya nkora neza, ntubahiriza kubera impamvu imwe cyangwa se ebyiri. Icyambere, wenda mva ku kazi naniwe nkajya mu buriri nkisinzirira ukajya ngo sinanahari, n'umwana yarira n'inyonyo ntayibone, kahita ugona, ahita kugona kajya ngo ntwaye bisi. Urumva? Noneho bigahuza nuko wenda niyo mbonye ako kanya nshobora kujya mu buriri, umugabo wanjye ambwira ati hindukira gutya, ambwira ati reka ngiye nshaka gakondo nkiryamira. Izo mpamvu ebyiri zituma umugabo ajya mu ndangamirwa, yamushimisha munyongera agashinyi kabenyo, ubu bumubuze akahita herayo burundu, no kumugarura byakugora. Yego. None se ubwo ni iki ndangamirwa zikora cyatuma umugabo avuga ati mada wowe nta n'ikintu tuzongera kuvugana? Ziteka neza se zigira ute? Harimo guteka buriya indaya zose aho ziva zikagera zikunda ibiryo byiza, kubera ko ziba zatakaje ibintu byinshi, zigira ngo zigaruze nyine zigarure sigo nabyita ngo iki energy. Urumva? Mu gitondo arabyuka akora kareti yirire amere neza, saa sita ateka utwo tunyama kaboyiro ko yaraye hangover, yikure muri hangover cyangwa gatogo. Ninjoro arabata karya gachips na karege k'inkoko n'ibipirimunsi hafi ngo ko ngo aho ngaho rwose. Niba ari abantu babaho neza n'indaya zibamo, buriya ngo pirimunsi nayo ngo igira ibanga cyane. Ibanga ngo pirimunsi ngo buriya ngo indangamirwa, impamvu ujya kubona ukabona bakunda pirimunsi cyangwa se noresi, ngo buriya ngo hari ibintu rwose byorohamo ukuntu. Amabyeri menshi agira ibanga, amabyeri agira ibanga.
ibanga rero nta rindi, iyo byeri uyinyweye cyangwa se unyweye akantu ka alcohol, tureke na byeri zisanzwe, akantu ka alcohol gatuma wowe mugore cyangwa se wowe mukobwa nimba uri kumwe n'umuntu mwashakanye cyangwa se wizeye, bituma ujya muri mood neza na confidence none bwo ufite bugashira kubera ko hari akantu nyine agakoneka wano ku buryo buri hasi hejuru hirya we kabati what abari jugujugu abari show. Hanyuma Ineza, tugarutse noneho ku kintu kirebana n'ukuntu nyine uwo mugabo ashobora kuba yajya mu ndaya kandi afite famiye, hari ikibazo ubona cyatera iyo myitwarire y'uwo mugabo muri famiye ye? Yego kirahari, kuko niba umugabo agiye mu ndaya, amafaranga yose y'urugo, bije y'urugo ubundi biri ku murongo, abantu babiri baba bayiziranyeho, kuvuga ngo nimba amafaranga yo guhaha ari aya, yo kwishyura inzu naya, ayo kwishyura umukozi naya, minerivare z'abana nizi, imyenda y'abana, ibintu nk'ibyo, amafaranga yakagombye kujya kuba minerivare y'abana ajya kuri yandaya, bigatuma urugo rugenda rudindira kubera ko amafaranga yagomba gukora ibintu mu rugo indaya zayariye, zashinzemo agakenya rwose baragotomera ukagira ngo nta nubwo babaho. None indaya yagushimishije uri umugabo, uzi ngo ibyo byishimo ntabyo uri bubone mu rugo, ntabwo se wumva we yahava. None se ni nk'uwe mukoro wagenera cyangwa se ni nk'iriye somo waha abagore bubatse batagomba kwirara kubera ko hari indaya hano ziri hano hanze kandi zasariye gutwara abagabo b'abandi, cyane cyane noneho bafite amafaranga? Ubundi umugore n'iki yakorera umugabo we ku buryo umugabo we ahora anyuzwa avuga ati sha mada ibintu nkora nta handi hantu najya? Erega buriya niyo unaniwe uri umugore, sibyo? Uba ugomba kuvuga ati niba nubwo naniwe reka mfate ya saha cyangwa iminota 30 nihereze umugabo wanjye muri cya gihe cyo kuryama n'igihe cyo kubyuka, iyo minota 30 bikenewe. Noneho wowe bya bindi utekereza ko yavuga ngo isi yamenya mbige, noneho n'igihe wamukubitiye noneho akaba ari ugusarira akaba ati ngwiki ndataha ryari. Urumva ukigudushya kuko ntago wahora utetse imvange cyangwa utetse umuceri n'udushyimbo bya buri munsi uhereza umugabo byagera bikamutera inzoka, gusa ibyo yabivamo akavuga ati reka njye kureba aho bakaranga agafi, kanyama n'agafi cyangwa se n'ibyo birayi bakabikoramo agafiriti. Reka hari uburyo bwinshi umuntu yatekamo ibiryo kandi bikaryohera umuntu we, kandi ari ibiryo binasanzwe hoga nta n'ikirenze kirimo. Kubera iki Ineza, kubera iki muri sosiyete y'abantu mu bagabo hanini, kubera iki hari abagabo bamwe na bamwe bumva ko batanyurwa n'umugore umwe? Ni ingeso kimwe n'ingeso, ikindi ni kwa kundi nyine aba yaranyuze mu bantu benshi, ati Jeannette yankoreye ibi, Mukamana ankorera ibi, Solange yankoreye ibi, Ineza yakoze ibi, ate nkumbuye Solange kangenda yongera ankorera ibi, nkumbuye kandi pe nimba ari ikintu cyiza kibaho ushaka no kumwigishwa mbwa ati sheri nge rero nkunda ibiryo bitogosheje ariko n'udukaranze rimwe na rimwe mba ndushaka, ukamubwira nyine wowe icyo ushaka nyirizina. None iyo umubwiye icyo ushaka nk'umugore wumva ufite amatwi aravuga ati nzajya nteka ubugari, nteke n'isombe, nteke umunyige, ngira ibintu byose nyine akabiguha kandi akabiguhera ku gihe. Rero byiza waba open ukamubwiza uko kamubwira ati nshaka ibi kugira ngo urugo rwanyu rukomere. Hanyuma rero hari ikindi kintu abari mu idini rya Islam ntibanyumve nabi, hari igihe ujya kumva umugabo w'umuyisilamu ngo kuko afite ubushobozi bwo kuba yatunga abagore 5 ngo arabashaka bose. Kiriya kintu cyo ucyumva ute noneho ku bijyanye no kuba washaka abagore barenze 2 3 kageza kuri 5? Rero buriya hari ikintu kimwe aba yirengagiza ko abo bagore bose badashobora guhuza, bashaka kugirana amashyari, bashaka kugira gute, ariko impamvu ibitera niyi, ashaka gushaka umugore umwe akaba yihorera muri ya myenda ya Islam, bya bindi bambara sinzi ukuntu babyita, ugasanga we nibyo ahoramo, nibyo ahora yambaye, nibyo mbese ukabona nibyo ashyizeho umutima cyane. Yego noneho ukavana maguri no mu rugo kwahora yambaye bya shariya, ni shariya harya kwahora yambaye bya shariya,
uyu mugore azambara ryari minini ari mu rugo kugira ngo nibura ndebe na ya miterere ye n'ibiki agahora apfutse imisatsi ya indi namukundiye noneho ukibaza nyine ni wa muntu uhora muri Islam nubwo yaba ari mu rugo ari muri Islam nta kintu nyine gihinduka ahora yiyambariye uko n'ibiryo bimumenetseho ntacyo bimubwiye rwose ibikoma nta ribi bimenekeho ntabe yavuga ngo nibura mu gihe cyo mu cyumba kibanga ngomba gukora utunutu kugira ngo nibura nshimishe iki umugabo wanjye umugabo rero niba agiye ku muhanda akahura n'umukristo nkanjye uzi gufunga imisatsi gutya no gutera aka makeup no kwambara kamini sibyo arareba akavuga ati wow ntureba rero ni byiza ko wowe uzajya uhindurira umugabo wawe kumuhindurira mvuga ntabwo mvuze ngo umubere sata oya ahubwo uvuga ngo nimba nambara gutya reka mpindure na gutya numva uko abivugaho unamushotorera ati numve ikintu nyine ari buvuge kuri ibyo bintu niyo mpamvu rero babwira abantu mujye mwiga kuba indaya z'abagabo banyu aho kugira ngo indaya zibatwarire abagabo ukiri aho rero urabona hari abakobwa muri Kigali bamwe na bamwe bari gukizwa n'umwuga w'uburaya ukabona aguze imodoka ukabona aguze ikibanza yubatse inzu ya danje ariko ibyo byose biva hehe biva mu maboko y'abagabo akenshi biva mu maboko y'abagabo bafite abagore bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ko ikintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina kirakunzwe cyane ariko nta n'umuntu utabikunda nese ko ari ibintu Imana yaremye kandi bitanyura no mu kanwa hanyuma ikintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina nawe turemeranya ko gikunzwe sibyo iyo ikintu gikunzwe kiba kiryoshye cyane kuko ntago abantu bakunda ibintu bibihira cyangwa bibiha nta n'uwabikunze reka nkubaze akabazo k'amatsiko imibonano mpuzabitsina wumva iryoshye nk'iki ese ni isukari n'ubuki n'agashokora ntabwo wamenya ikintu biriya bintu hari ukuntu Imana yabiremye niba bivanzemo umunyu n'agasukari niba harigiyemo n'ubuki ntabwo wabimenya biriya bintu biryoha ukwabyo sibyo bifite uburyohe bwabyo byihariye utasanga n'ahandi utanarya mu biryo ngo uravuga ngo biri nafu nyine birahagije bifite uburyohe bwabyo ubwo rero ntabwo namenya ngo nabisobanura gutya nabigira gutya reka tuvuge wenda reka dufate example ko wenda biryoha nk'umuneke cyangwa se ubuki sibyo harimo ikintu bita isukari ubwo se wa muntu none ukunda kubikora cyane uva hano akajyana hariya akajyana hariya ntiyaba ashaka kurwara icyo bita harya ndwara iterwa n'isukari nyinshi bayita diabete oya diabete ubwo nta kintu byamutwara ese byamutwara iki nimba uri erega buri reka nkubwire ni muri igitoki kirimo utunyama two mu nda kikakuryohera sibyo umuntu wagitetse bura ni uzibanga ni uzibanga ry'uburyo yagutekeyemo n'uburyo yabikaranzemo nimba yabitogosheje wenda ni uzibanga ntago rero uzava hano ngo ujye Nyamirambo hure n'undi wabitetse ngo bikuryohere nk'uko uwo muntu yabitekaga kimwe nuko ushobora gusanga murusha guteka kimwe nuko wasanga namurusha guteka ugasanga nibyo biryoshye kurusha ibyo sigaho ngaho urumva ariko reka nkubwize ukuri nta biryo bitaryoha ahubwo biterwa n'uwabitetse niba yashyizemo akamagi ka tungurusumu tuntu nk'utwo nyine agenda ashyiramo utunyanya salisa iki ibyo biryo byose wenda nubwo bitahuza kubera wenda ibirungo bitandukanye abantu bagiye bashyiramo ariko biba biryoshye hanyuma Ineza ikintu kijyanye n'imibonano mpuzabitsina kiri kurushaho gufata indi ntera turi kumva hirya no hino abafunzwe bazira gufata umwana ku ngufu gusambanya umwana utujuje imyaka uri under age ugasanga umugabo yateye inda hirya iri afite umugore ibintu nk'ibyo ubundi ni iki mu by'ukuri kiri gutuma abantu bakunda imibonano mpuzabitsina ku buryo buteye ubwoba ku buryo abantu bageze naho bafata amatungo ku ngufu
aho hagije kugera iyo bigeze ku matungo biba byahinduye inyito. Ariko iyo biri mu bantu muri rusange usanga hari ingeso, wenda mvuge nk'abagore, abagore bagira ingeso. Niba umugore utamushimishije uri umugabo we ajya gushaka umuntu uri bumushimishe, sibyo? Iyo ni ingeso. Ariko ntago akubwiye, iyo bitaza kuba ingeso ntago aba yakwicisha akakubwira ati mugabo mwiza rero biragenda gutya na gutya na gutya kugira ngo mere neza nishime. Ariko iyo ari ingeso araguhisha akakwihorera akajya kubishaka he ahandi. Nibwo usanga muri famiye umugabo niba ari umutware w'urugo ugasanga rera abana atabyaye. Mu bana 5 wenda harimo umwe kandi bose azi karabe, abana bakurira muri famiye. Finally umwana yagera mu myaka 25 kubera wenda hari ikintu runaka yagezeho ugasanga haje se. Haje se ndashaka se wa nyawe. Yego. Ugasanga ama divorce araje, ugasanga ibiki byose biraje bitewe n'amakosa twebwe dukora yo kutavugishwa n'umubwe ati ibintu byagenda gutya na gutya kugira ngo twese twishime. Naringiye kukubaza noneho ku bintu bya divorce ariko turaza tuzabigenera igihe cyabyo. Ahangaha twari turi ku bintu bijyanye n'uburyo abagore akenshi banikoraho, ugasanga umugabo afite amatsiko yo gukora ibintu kuko yarebye na video. Ahubwo ikindi kintu nari nibagiye kukubwira, nari nibagiye kukubazaho, hari abantu ejo bundi nabonye barasohoye icyegeranyo cy'uburyo ki mu Rwanda bareba pornography cyane kandi abagore barazireba bitewe n'ama interview nabonye. Abagore ngo bareba porno kubi, abagabo niba bazireba cyane. Hari ikiganiro cyo kuri BTN narebye abagabo bari kuvuga ngo abagore bari gucomplaining ati rwose abagabo baraza bareba ibintu muri video bakashaka kubyapurika. Ati ibyo bintu ntabyo tuzi, ugasanga nyine ni ibintu bivuna abagore. Ariko pe niba umugabo wagize amahirwe akanabikubwira wakabaye ahubwo uri focus yabyo ukavuga ati niba umugabo abimbwiye nanjye reka mbikore kandi mbikore neza nkuko yabimbwiye. Noneho ukavuga ati ntabyo nzi ariko wanyigisha. Agatangira kukwigisha wabigenza gutya. Ubwo icyo gihe ntago azakenera kujya kubishaka ahandi kandi yakwigishije wanabimenye. Hanyuma Ineza, ndagira ngo wenda tugana no ku musozo, kubera ko abadukurikira hano baba bazi ko ibiganiro tubagezaho byanze bikunze biba bigomba kubasigira isomo. Ntibarebe ikiganiro gusa tuba twisekera dushyiramo no gutebya ngo birangirira aho tunabakebura. Ariko noneho nkeneye inama tugana ku musozo. Ni iyihe nama waha umugabo wifata agasiga umugore mu buriri akahita kuri telefone yomboka ati kingura sheri, kandi ubwo ni indaya akajya buturi mu ndaya asize umugore we aryamye. Ni iyihe nama wamugira? Inama nagira uwo mugabo ubikora pe, undi hari ukuntu urya makaroni muri restaurant kandi no mu rugo bazi kuyateka, ahubwo avuga ngo amakaroni ngiye nkunda ukuntu abatetse nuko chaka makaroni yumutse wenda arimo udusosiso harimo amagi ibintu nk'ibyo kugira ngo ayo makaroni azasa nayo muri restaurant. Icyo gihe ntago uzakenera kujya muri restaurant, kandi mu rugo ibiryo nawe ushaka muri restaurant naho bihari. Yego. Kandi bura n'ubundi nubwo wajya mu ndaya nta n'igitandukanye no mu rugo pe kiba gihari, ahubwo bisaba kuganira. Igikiza igiki ndavuze oya uravuze ngo nta gitandukanye n'icyo ubusize mu rugo. Yego. Igiki nye gitanda. Komeza. Rero iyo ubwije umuntu kuri kamwe ati ngiye ntekeye gutya naryoherwa umpfumbase nakumva nshyushye ibintu nk'ibyo, kuvugisha ukuri muri bo, ukabwiza umugore wawe ukuri, nawe mugore ukabwiza umugabo wawe ukuri, communication. Ego, kugira ngo urugo rwanyu rukomere rube bo. Aha, ngira ngo abadukurikiye murabyumva, nyamuneka gusenya si ikintu cyiza. Buriya yusenye abana basigara mu gahinda, baba batandukanye n'ababyeyi, rubanda bakabota, ugasanga mutangiye kwiyandarika mu buryo bumwe cyangwa ubundi, muhashya amasida, murarwaye, murarembye, murapfuye. Bana baye Marine mwari abantu bakomeye bubashywe,
kandi biturutse aho hantu kuri icyo gitanda navuze cyane ko sinzi imvugo ngo bajya bavuga ngo munsi y'umukandara nta cyubahiro kibayo. Yes, bakunzi rero bibanga ryacu TV, turabashimiye mwebwe mukunda ibiganiro byacu tubagezaho 5 kuri 5. Wifuza kuzajya uhora ubana natwe, subscribe, akamenyetso k'inzogera, comment. Iki kiganiro ni wumva kigufashije, uzi umugabo w'inshuti yawe ujya womboka yububa buturi akajya mu ndaya, umwoherereza ino link, cyangwa se n'uwari ufite gahunda umwohereze link ashobora kumva iki kiganiro akaba yabireka. Turabashimiye rero, mukomeze mugubwe neza. Ciao ciao. Bye.